bivugwa ko ari we mugore wa mbere mugufi mu isi yose. Ariko uyu munsi ntitugiye kwibanda ku ndeshyo y'umubiri we, ahubwo tugiye kurebera hamwe ubugari bw'ibigwi bye bidasanzwe. Amazina ye ni Jyoti amge. Jyoti amge yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa 12 hari mu 1993. Avukira muri Nagpur hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu mugore yagizwe umugore wa mbere mugufi ku isi yose ku myaka y'18 gusa. Jyoti amge ni umugore ukomoka mu Buhinde wamenyekanye ku isi yose kubera ubugufi bwe budasanzwe. Mu mwaka wa 2011 yashyizwe mu gitabo cya Guinness World Records nk'umuntu wa mbere mugufi mu isi yose. Uburebure bwa Jyoti amge ni santimetero 62 n'ibice 8. Uburebure bwa Jyoti amge ntabwo ari ubumuga busanzwe, kuko we usibye indeshyo nta kindi kibazo afite. Ushobora kwibaza uti ubugufi bwe bwaba bwaratewe n'iki? Ibi biterwa n'indwara idasanzwe yitwa achondroplasia. Igira ingaruka nyinshi ku mikurire y'amagufwa. Ikindi kandi nuko iyi ndwara ituma umubiri udakura nk'uko bisanzwe. Uyu mugore Jyoti amge rero nawe ubuzima bwe ntibwari bworoshye cyane, kuko kugenda, gukoresha ibintu bimwe na bimwe no kugera ku bintu biri hejuru cyane byari ingorabahizi kuri we. Kuri we rero ibyo byari ibibazo bya buri munsi yahoranaga. Ikindi kintu cyamukomereraga kandi ni ukuntu abantu bamubonaga. Bamwe baramurebaga bagaseka bitewe n'indeshyo idasanzwe. Ariko nuko byagendaga gutyo uko ariko kose abantu bakavuga ibyo bintu byose, bibaga birengagije ko inyuma y'ibyo babona hari umuntu ufite inzozi nkabo, ufite akazi, ubushake ndetse n'ubuzima nk'abandi. Yari afite byinshi yashakaga kugeraho kandi ntiyigeze acika intege bitewe n'ayo magambo yose, cyangwa bitewe n'uko areshya akagira ipfunwe. Yiyakiriye uko ari, akora ibitangaje. Jyoti amge yatangiye kugaragara ku mateleviziyo, ajya no mu birori mpuzamahanga, atangira kumenyekana mu isi yose. Jyoti amge yubatse ibigwi bidasanzwe mu isi y'imyidagaduro, aho uyu mugore yagaragaye muri season ya 4 ya American Horror Story yitwa Ma Petite. Si muri Amerika gusa, kuko ni wabo mu Buhinde yagaragaye muri reality show Big Boss, dore ko atari aho gusa, uyu mugore yagiye agaragara cyane no mu byegeranyo mpuzamahanga aho yatangaga ubutumwa budasanzwe. Jyoti amge rero ni umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram ndetse na YouTube, aho uyu mugore ashobora kuba akurikirwa n'abantu barenga miliyoni. Si agahigo ko kuba umugore mugufi ku isi gusa afite, kuko nyine afite n'akandi gahigo ko kuba umugore wa mbere ku isi ufite ibiganza bito. Icyari ikibazo kuri we, Jyoti amge yakibyajijemo amahirwe, bimuviramo umugisha udasanzwe. Uyu mugore yubatse izina mpuzamahanga. Uyu munsi abarirwa umutungo uri hejuru ya miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Arazwi cyane kandi arubashywe ku rwego rwo hejuru. Igikomeye cyane nuko uyu mugore atanga inspiration ku bantu benshi ndetse n'icyizere kidasanzwe. Yemeye kuba uwo ari we, Jyoti amge mugufi ariko ufite inzozi ndende n'umutima udasanzwe. Ntiyamenyekanye kuko yari mugufi, ahubwo yamenyekanye kuko yemeye kuba uwo ari we wa nyawe. Inkuru ya Jyoti amge itwigisha ikintu gikomeye cyane mu buzima. Agaciro k'umuntu ntabwo gapimirwa ku burebure bwe, ahubwo gapimirwa ku mutima we n'imbaraga ze ndetse n'umusanzu watanga ku bantu benshi. Bimwe ufata nk'inzitizi mu buzima bishobora kuvamo amahirwe akubyarira umugisha udasanzwe. Jyoti amge yavutse ari mugufi, ariko inzozi ze zari ndende kurusha isi. Wowe se ni iki kikubuza kugera ku nzozi zawe? Niba ukunda inkuru nk'izi